Nyanza umusore wasambanyije umukobwa ku gahato amufatiyeho icyuma akamukangisha ko amukorera nk'ibyo Kazungu hamwe n'ibyaha by'ubwicanyi yakoraga yatawe muri yombi. Uyu musore atuye mu mudugudu wa Rwesero mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza kuwa gatandatu tariki 17 Gicurasi 2025 ahagana saa 3 za mu gitondo. Uriya musore mu kigero cy'imyaka 30 bikeka ko yari hanze yaho yari acumbitse umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20 amunyura hacuruza imineke kwibase maze amusaba ko bajyana iwe akamugurira. Bagiye mu rugo uriya musore acumbitsemo binjira mu nzu maze uriya musore ahita yinjira mu cyumba aza yahisha icyuma anafite undi mwenda ahita apfuka umunwa w'umukobwa amufatiraho icyuma ku ijosi amubwira ngo yemere ko bakora imibonano mpuzabitsina. Munyamabanga Nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Ejide yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko uriya musore yabwiye uwo mukobwa ko amutera icyuma natemera ko baryamana, maze umukobwa arataka abona umuntu yakinze yemera ko bakora imibonano mpuzabitsina. Ejide akomeza avuga ko uriya mukobwa ari gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato byageze saa 7 umukobwa amubwira ko ashaka kwiherera maze igihe ahita akubita urugi asohoka avuze induru anambaye ubusa aratabarwa. Abantu bamugira inama yo kujya kuri RIB gutanga ikirego, ahageze mu butabazi bw'ibanze. Uriya musore yatawe muri yombi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana. Amakuru Umuseke wamenye nuko uriya musore ngo yaturutse mu mujyi wa Kigali akaba yari mu Nyanza. Bikekwa ko aho yari aturutse aho yaturutse nabwo yarakatiwe n'inkiko igifungo cy'imyaka 10 agacika nabwo azira icyaha cyo gusambanya umugore ku gahato.